aho ugeze ni imitsi ya Yesu. Impamvu uhumeka ni imitsi ya Yesu. Si uko ibiguhiga byakijijwe, ni imitsi ya Yesu. Si uko abakwanga bakuretse, ni imitsi ya Yesu. Si uko wakoze cyane ukagira imbaraga ukaba umeze neza, ni Yesu. Ni we watumye ugera aho ugeze. Ntabwo ari uko utinyitse mu bandi, ni imitsi ya Yesu. Ntabwo ari uko abaragurije izina ryawe n'ifoto yawe n'imyambaro bayifite, si uko bagiye ku mupfumu w'umunyantege nke, ni imitsi ya Yesu. Niyo yatumye akingiriza ubuzima bwawe, atuma imbaraga zagushakaga zitakubona. Baba baraguhambye n'imva yawe yaramezeho ibyatsi. Hashimwe Imana. Mone daoze idezoveke rose redromer yabe astesom mestika some aniabe highway niza kuonema nivobe nenginiwa ayasiko Yesu wenyine. Ni wewe wenyine. Iyo ni imitsi. Impamvu wabyaye bavuze kutazabyara, iyo ni imitsi. Impamvu mara umwaka ukiyongeza uwundi, ni imitsi. Abicara ku ntebe ntibabahirike, ni imitsi. Uwashaka kugira umusazi burundu ariko akababona ugenda ubwenge buri ku murongo, ntabwo ari wowe, ni imitsi ya Yesu. Ntabwo ari uko bagutsiritse, ntabwo ari isubyo wanyweye, ntabwo ari igiti cya bene wanyu, si ukuvuga mu muryango ukomeye, si uko ari abanyembaraga wegami, ntabwo ari abantu muziranye papa, ahubwo ni imitsi ya Yesu. Yesu ni ukinga ntihagire ukingura, ni nawe ukingura ntihagire ukinga, ni utanga amahoro ntihagire utera amahane, niwe wimana amazi agakama yayatanga kubika isi, ni uvuguruza ibyo abantu bavuze, ni umenya aho twebwe tutamenya, ni uturebera aho tutareba, ni urwara intambara zawe zose, izo abantu bazi nizo batazi, ni ugutera isi yakwanze. Nemene parengo reta wose biavaini wizimke avode gantori enosa ne wese hai kiaza hota. Reka dusenge wigini wiza home enesta hansvia kitawazi inima. Igihe umaze Yesu ntiyicuze kuhari, ntiyicuze kuki uhumeka, ntiyicuze ko yagucishije impanuka, ntiyicuze ko yagucishije akaga n'amakuba, ntiyicuze ko uhari, ntiyicuze ko utuye muri iyo karitsiye, ntiyicuze amahirwe yaguhaye, ntiyicuze umugisha yaguhaye, ntiyicuze urwego rwawe. Yesu ntiyicuze kubera wowe. Ntakicuze Yesu, ntiyicuze, kuko niyicuza arashyiraho igihe gito cyane cyawe cyo kubaho. Arimo abari igihe umaze. Dore uyu ni umwaka wa kangahe? Ndagira ngo ubwire ngo nibyo wibagiwe Yesu arabizi. N'ababyeyi bakubyaye bajya bibagirwa itariki wavukiyeho, barangiza kwirangamuntu bakandikaho ngo wavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, bakagerekereza umwaka. Ariko itariki wavutseho, isaha, umunota n'isegonda, Yesu arawuzi, arabizi. We ntabwo yabyandika nk'abakubyaye, ababyeyi barabyibagiwe, ariko Yesu watumye batakuniga ngo uhere umwuka uri mu matako y'umubyeyi akubyaye, azi itariki. Arimo arabara rero avuga ngo none uyu ni umunsi waka, iyi ni itariki ngiyi, uyu ni umwaka uyu. Ubundi uyu muntu ni iki? Nica Mariya, nica nkorera, nica maze sosiyete, ahatuye, mu murimo wanjye, mu itorero, mu gihugu. Biyeza neba la koloma ngani wizima. Niki Yesu ntiyicuze, Yesu ntiyicuze kubera wowe nanjye. Kuki yicuza? Kuki yicuza kuhumeka? Kuki yicuza kuhari? Kuki yicuza? Arakomeza kunyunyuriza iki? Ibyo urya ndagira ngo ubwire ngo si ubuhanga, ni ukunyunyuza imitsi ya Yesu. Hari abantu barangije kwiga bahita baba basazi, wose niyize nkayo bari abandi bize. Hari abantu bacuruje bageze mu nzira barahomba, hari abaterejwe barataha, ntabwo banguze gucuruza kuruta abandi. Hari abantu bagiye mu mahanga bagezeyo, indege irongera iraburiza babasubiza mu bihugu bavuyemo. Nta bwenge nta buhanga, ni imitsi
Pebone sawe pena wasinginita ni imitsi ya Yesu. Kuki Yesu yakwicuza kweli? Kubera iki yakwicuza? Kubera wowe nanjye. Kuki Yesu yakwicuza? Hari abantu bagiye mu ngo zitazibananira, hari ababyaye bapfusha wowe urabafite, hari abantu byayananiranye, hari abantu badasinzira, hari abana bahagaze barabataka, hari abari mu bitaro bavuza induru, hari n'abayivugije umwuka urahera, kuko n'uyivuza nawe aracyari mu mitsi ya Yesu. Kuba ibimufite bitamwica niyo mitsi ya Yesu. Hari abafashwe nkawe ijoro rimwe bucya bapfuye babashyinguye. Ni iki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigezaho? Menya ko ari ubuntu wagiriwe, ujye ushima umwami. Imana niyicuze. Ibihe bimaze mw'abantu imbaraga z'umutima ku rwego umuntu muburama agakiza ukamura muri ibyiringiro. Oh Paul Bergansi ni wizima nekotelwa. Reka twingingiyera Imana ikugarukeho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice 13 murongo wa 6 turagera hepfo gato. Havuze ngo kandi abacira umugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati dore none uyu ni umwaka, uyu ni uwa gatatu, dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati databuja, ureke uyu mwaka nawo nkuhingire mufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto. Icyakora nutera uzawuca. Iri jambo rifite ibintu byinshi, rifite insanganyamatsiko nyinshi, rifite ibintu byinshi byo kurebaho, ariko iby'ingenzi nifuza ko wumvamo. Icyambere, kuba mu buzima butagira imbuto kandi witwa umukristo bikubyarira akaga n'amakuba, byatuma Imana igukura mu nzira vuba. Cya kabiri, nanone Yesu Kristo naho waba udafite ibintu bihambaye ukora, ushinzwe, wikoreye cyangwa uhagarariye, kurumva uyu mutini uri mu ruzabibu, uruzabibu undi ni urutoki. Biravuze ngo ntabwo uri mu murima wo wonyine, nta nubwo ari cyo gihingwa cy'ibanze gihanzwe amaso muri uwo murima, kuko harimo igihingwa rusange gikomeye kizwi cyitwa uruzabibu, ariko nawe urimo nyine. Bivuze iki? Umwanya uriho, izina ufite, pozisiyo yawe, icyo uri cyo, amafaranga utunze, imbaraga ufite, imyisi umaze ukijijwe myinshi cyangwa mike, ni gusonera rwose kutagira umumaro mu gihe cyawe, kuko itagize umumaro uba wikururiye akaga n'amakuba. Icya gatatu, hari amahirwe amwe Yesu ari guha. Ubundi Yesu niwe nyiri umuzabibu, ni nawe uwuhingira, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi n'izabibu, kandi nyiri uruzabibu niwe unaruhingira. Yesu aravuga ngo hariho umuhinzi. Ubundi biravuze ngo Kristo muri twe ahingamo imbuto yitwa ijambo ry'Imana. Iyo mbuto itabora ikavomererwa n'umwuka wera. Imana ishimwe. Umwuka wera ni uvomerera imbuto yitwa agakiza,
imbuto yitwa gukiranuka, imbuto yitwa kubana n'Imana, imbuto yitwa kumenya ibyo urimo, imbuto yitwa gutandukanya ibyera n'ibitera, imbuto yitwa kumenya Imana, ivomererwa n'umwuka wera, kuko ni kumuririmbyi yavuze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye ndetse itangaza. Ni wowe wemeza abantu, tujya tugira ubwoba iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora, aravuga ngo dushaka uwo mwuka. Niko uwo muririmbyi yashoje avuga ngo dushaka uwo mwuka, ni Yesu wawutugeneye. Uyu muhinzi rero witwa Yesu aca umugani, asa n'uwivuga agahinda afite, kandi aterwa n'abantu yavomereye, abantu yagaburiye, abatera mu ruzabibu abagira nk'umutini, ariko abahanga ijisho bo ntibabimenya, bagira ngo bazakomeza kuba mu buzima burebera. Ariko Mana yanjye ndababaye, Yesu ntabwo ariyo mibare afite. Kuba obite zono mai gini vole hetano wa isi kansone mori abe elor ezi kistano homegre refiri wizi menima, kuba utarapfa ngo upfe nuko Yesu agufiteho umugambi. Kuba uhumeka nuko Yesu agufiteho umugambi. Kuba bakwica batakwica nuko Yesu agufiteho umugambi. Hari amahirwe amwe, ariko ngiye kuvuga n'ibindi bibazo ari hariya asigaye. N'uyu mwuka wera ngo utunihira iminiho itavugwa, ari nawe uri kubwira umuhinzi ati buretse ndakwinginze, ndacyafite akazi ko kuwuhingira umwaka umwe, mwongera nkawufumbira, abana bakiga, ndakomeza mugirire ibambe, ndakomeza murindire mu kazi, ndakomeza, reka nkomeze mufashe abarugumye muri urwo rugo, kankomeze mufashe amaguru ari mazima, kankomeze mufashe ahumeka, abasha kurya, nongera muhe igihe cyo kubikora ndebe ko abishobora. Reka nkomeze mufashe, mbibutse ko uyu mwuka wera afasha, agafasha abari mu biro bakora bahembwa, agafasha abacuruza ibitoya n'ibinini n'abajya kurangura mu mahanga ya kure, agafasha abari mu mahanga atari mu Rwanda. Uwo mwuka wera arabafasha. Muri make ajya bangoreka mbanze mbe mufasha wari urwego arimo n'icyiciro arimo ndakizi, reka mbe mufasha, mwihanganire. Ndagushimira Yesu ko waduhaye umwuka wera akaza ari umufasha. Bibiliya nivuga ngo atunihira iminiho itavugwa, ngo ahagera akavuga ngo aba data kandi idikite forema. Iyo atunihira iyo miniho ayiniha nta kindi agendeyeho, nuko gusa twemera ko atuyobora akatubera umwami n'umukiza. Aravuga ngo databuja buretse kugira icyo ukoraho, ongera untize agahe gatoya. Ni ijambo nari ngufitiye rivuga ngo ntiwibwire ngo bizaguma bityo, aka ni agahe gatoya ko gutunganya ibidatunganye, ko kwera imbuto aho utazeraga, ko gukosora ibyari byarakosamye, ko kuvuguruza ibyo wavuze bitavugitse, ko kugenda nk'uko Imana ishaka, ko kwitwararika abandi aho bakureba n'aho batakureba, ko kuvuguruza ibyo wavuze bidakwiriye, ko gusubira mu nzira Imana ishaka, ko kwirinda aho abantu bareba n'aho batareba, ko gukiranuka ku gato na kanini, ko gucangura ibyo wacanze no kweza ibintu utakeza. Nagahe ngo niza umwaka wundi, ntabwo tuzi. Subiremo, Yesu yabaze igihe, niko aravuga ngo none uyu ni umwaka wa gatatu inza. Nawe nushyira mu mibare ubare ibihe Yesu yaje gushakaho ibihe, agushakaho amasengesho, agushakaho
agasanga wibereye mu byawe uraho. Dufite n'abantu basigaye, dufite abigisha basigaye bazi gutera abantu kurengwa no kugira ivuto. Imana si iki n'ibiryo, ubundi si Imana yagutwara iki? Imana bakubwiye ko imeze nk'abantu, ariko nyine si imeze nk'abantu. Ibyo woroshye yirabikomeza, ibyo wibwira ko bitashoboka, izo muwe ufiteyo itaragiriye mu wabi Sodomu ni Gomora. Yarimbuye Sodomu na Gomora, yari imidugudu ibiri. Kandi Yesu ngo anyuze mu mudugudu, anyuze mu murwa wa Yerusalemu, ngo urebye gusa urebesheje amaso, aravuga ngo Yerusalemu unteye agahindura nambabaje, aravuga ngo nashize abarinzi ku nkike zawe kugira ngo utangizwa. Aravuga ngo Yerusalemu ni kangahe nagutumyeho abahanuzi nabo ukabica. Ubu muri iyi minsi itorero rya none ryica abahanuzi, itorero rya none ryica abasenga by'ukuri, ntabwo ryemera ukuri. Iyo bivuze bakavuga ati turakurega, nta nubwo bakemera ubuhanuzi. Turakurega, turakujyana, turagutanga. Itorero rya none abitwa ko basenga bafite uwo mwuka, iyo babonye uhabanye nabo uri gukora cyane ku bidayimoni byabo n'ibintu bimitse, ibitindigasani batinditse mu mitima, bakabiryana igaburo ryera, bakabisengeraho, abaririmba bakabiririmbiraho, abatendereza bakabitendereza, abadiyakona bakabidiyakoneraho, abapasitoro bakicara hejuru y'izo nzobo, kuko batigeze bamenya yuko hirya y'ibyo nyir'umuzabibu, nyir'umutini aje yiyeze ubwe. Done zini wizanahe, nyir'umutini niwe uri buze aze guhagarara mu cyo bita inshinga bini wizima, niwe uri buze. Itorero rya none rihaze, itorero rya none rifite ubwibone, itorero rya none rirata imyambaro. Abantu basigaye batarata agakiza, batarata impano z'umwuka wera, batarata abo babwirije, batarata abo bahuguye, batarata abo basuye, barata ibipfuye isoni, biteye isoni. Umwanditsi avuga ngo biratana ibiteye isoni byabo, bahuza umutima ku by'isi, Imana yabo bayigize. Ninda babwiye ko tuzaguma mu isi, tuzayivamo. Sinjya nemera umukristo udakora, ariko sinjya nemera n'umukristo utsikamira agakiza akakahindura capati kugira ngo haze iby'inaha ngaho. Bibiliya ngo byose bikorwa ariko muri gahunda. Niba wemera kuri umugenzi, rinde byo kwizerwa bikurimo, kuko nyuma ya none umwuka uzahera bakujyane mu irimbi ringana n'ubushobozi bwawe. Wibagirane ariko ubuzima bwawe uzabutegurira iherezo ryiza, utazababara iteka. Aravuga ngo reka muhingire amahirwe nanone y'umwaka umwe. Ni ijambo rikubwira ngo igihe ufite ntazi uko kingana n'imyaka cyangwa n'amezi cyangwa n'umwaka. Imana yakubwiye ngo nagahe. Hari ibindi bihe bitatu byapfuye ubusa, ariko ukeneye kunyura muri icyo gihe ufite, ukakinyuranamo ubunyangamugayo bwinshi, ukakinyuranamo kwisubiramo kwinshi, ukakinyuranamo kwiyinira ukisuzuma kwinshi, ukakinyuranamo guhinduka cyane, ukakinyuranamo kwicuza ibyo wakoze bidakwiriye, ukakinyuranamo gukosora ibyo wakosheje bitari mu buryo, ukakinyuranamo bitari ibyo. Nyir'umutini afite gahunda yuko ku nshuro ikurikira nabura imbuto ntari busige, reka da. Icya mbere arimo yibaza ati ko nawe ufumbiye, ifumbire y'uburyo bwose. Nashyizeho ababagara urwiri bararandura, nta rwasigayemo. Nashyizeho abakonorera barakonora, ntabwo rwose uyu mutini ufite umwanda, nta byoni. Nashyizeho abarinzi, nateye imiti, ubuzima ni bwiza. Ifumbire nashyizemo, ijambo ry'Imana baraririye, ibiterane barabikoze, amasengesho ya niba turene ya mu gitondo, ayo mu cyumba, amateraniro, ababwiriza butumwa barabwirije, abahanura batiravuze baravuze, abaririmba bararirimbye. Iyo ni ifumbire. Niki gisigaye kugira ngo uyu mutini were? Ko mbona aho kwera ahubwo ukomeza kuzana ibintu by'ibibabi bitoshye.
Bantu bafite amataye birirwa bavuga ngo baraha Imana icacumi cy'amataye. Bantu barambara rwose n'ikigora bati Imana yatugiriye neza. Iyo warebye barimo bari mu muhanda ntabwo ubona ko abanyarwanda basa nabi, barasa neza. Ariko Imana irabashinja kwibagirwa aho bavuye. Adize nome sene moria be baneza wasi pisa noma. Imana irabashinja kwibagirwa kubicobo yabavanyemo bone zini wisa. Bakigira nabi, bakigira badashobotse, kugeza naho basigaye bayivugira nabi mu ruhame. Ubundi se ngo mbona ngo no gusenga ngo abakurambere aribyo byari byiza. Bozera ni Imana z'abanyamahanga. Abantu barahazi, abantu barasinze, abantu basinze ibyiza Imana yabahaye. Reka nkubwire, Bibiliya yarambwiye ngo Uwiteka atari we urinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa atabari we baye maso. Atari ubaye maso ubusa Uwiteka atari ubaye maso. Muribwira ngo twagira imbaraga ziruta za Amerika? Mu mwaka wa 2000 ntago bateye bagatera wadi nuza kuri paza Patagone naye ntibabateye. Si abanyembaraga se nitubaze. Biravuze ngo twebwe imbaraga zacu Imana iradufasha, dufite umugisha w'igihugu kirimo umutekano, kirimo ubuyobozi bwiza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tube adufasha karebera hirya no hino bati bigende bitsingabo z'igihugu zikaba amaso. Ariko hejuru yabo bose hari Uwiteka witwa Umuremyi, ari ubera amaso abato n'abakuze, abakomeye n'aboroheje, abakize n'abakennye, abahanga n'abatari abahanga, abanyabwenge n'abatari abanyabwenge, abicaye ku ntebe n'abatazisheho, abakozi n'abakoresha, abakoreshwa n'abakoresha, abagurukira mu ndege n'abagenda n'amaguru, abambaye inkweto zikomeye n'abambaye iziciriritse, abo bose baberwa amaso n'Uwiteka. Hejuru yayo nta kindi gihari. Mureke iby'abapfumu wirata ngo ndungogede umupfumu ukomeye, Imana izamuribata abone ko agiye munsi y'ibirenge by'Imana. Wibwira ngo ngewe ngo mfite igiti ngo nabonye azahera umwuka wo mu mazuru, Imana ikomeze yitwa Imana. Wibwira ngo bamuraguriye ngo uzabaho gutyo uzamera gutya, Imana izabihindura zero ikomeze yitwa Ishobora byose. Nta muntu usuzugura Imana ngo agubwe neza. Abara Los Angeles barayisuzuguye, Imana irababara, irangije ngo akariro karafata yishyiramo akayaga. Byo ni ibintu yaremye. Umuriro ni ikintu Imana yaremye, ni igikoresho cy'Imana, n'umuyaga ni igikoresho cy'Imana. Ishyiramo ibyo bintu byombi. Bashyiramo indege barazimya biranga, bahamagara ibihugu by'ibituranyi by'ibishuti bati mudufashe kuzimya biranga. Mani tireka mbereke bari bayisuzuguye mu gitaramo, baravuga ngo diye wa wundi waremye Niveri, ng'Imana yaremye Niveri ngibonye zero muri iki gitaramo. Bashimiye ba nyina bababyaye, bashimiye aba producer, bashimiye aba DJ, bashimira barangije bageze ku Mana bayiha zero ikibaho, bati ni zero nta kintu bimaze. Byo dufite byose twabitewe n'ubwenge bwacu, turi abahanga. Iyo rero umaze gutumbagira mu bwonko bugatsukombera ukibagirwa kuri munsi Imana, uzi ko gufungura ururimi ukadedemanga uwavugaga Icyongereza cyishagaca amarenga ngo iki, uwasimbukaga agendera mu igare bigakunda. Imana igutije ubuzima ugira ngo ntuzapfa, ugira ngo uri umunyembaraga uhoraho ibihe byose, ariko irimo kuvuga ngo nagahe ngutije, nagahe ko kukosora ibikosamye, nagahe ko guhindura ibyitari bimeze neza, nagahe ko kwigenzura menifoma sayiwizima, nagahe ko kugira ngo umenye ko nitwa Umuremyi wawe, nagahe ko kugira ngo wige gukora neza aho wakoze nabi, pini wizini nganista fokema, nagahe ko kugira ngo unyumve ijwi ryanjye we kuritesha agaciro sobiri wizino, nagahe ko kugira ngo Uwiteka wawe ahabwe icyubahiro, nagahe ko kugira ngo waruce bugufi uzamura amaboko uvuge ngo Uwiteka gusa niwe Mana, nagahe ko kugira ngo ugendane nanjye kandi unyubahe aho abantu bareba nawo batareba, nagahe. Ariko nanone uwuhira ari we wagereranyijwe n'Umwuka Wera, arimo aravuga ati mfite umwaka umwe, mfite umwaka umwe. Umwaka rero waba ukwezi, umwaka waba umwaka, umwaka waba imyaka, umwaka waba amezi, umwaka waba imyaka myinshi,
bivuze iki? Biravuze ngo igihe wowe uhari uhumeka ucyumvira ijambo, tunganya ibidatunganye, kuko Imana iravuze ngo utari bubyiteho imuhaye igihe cyo kubikosora, atabikosoye ni gahunda, ni gahunda, ni gahunda. Yavuze ati nzawuhingira umwaka, niwanga kwera uzawuce. Ariko icyemezo cyari yagifashe ati ubundi unyuriza cy'ubutaka, ubundi ni iki wamaze, ubundi ni iki wagezeho. Ni bangahe bakijijwe kubera we? Ni bangahe baruhutse kubera we? Ibyo yiratana ni bande byahembuye? Amaboko ye aramira abandi. Ese ubundi mu gitabo cy'imirimo y'urwibutso ni iki kirimo? Ese ubundi ninde wamwigiraho n'abagakizwa? Ese ubundi ninde wayoboka inzira y'agakiza kubera ko ahari? Ese ubundi uyu mutini unyunyuriza iki? Ndagira ngo mbabwire ngo aho tugeze twese tunyunyuza imitsi ya Yesu. Henitakosa, tunyunyuza imitsi ya Yesu. Ni Yesu wenyine utugaburira, niwe uduhaye kubaho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, amen. Imana ishimwe, amen. Tunyunyuza imitsi ya Yesu. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, bimuhindura umwami, kuri bene se bose bimuha icyubahiro. Haleluya, niyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kanije gutabara. Iyo nima niyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kanije gutabara.